nawe iminsi ibaye myinshi icyo yavuze ntabwo gihera nawe iminsi ibaye myinshi icyo yavuze ntabwo gihera imenye ibidukwiye mu gihe nyacyo. Haleluya. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo intumwa yandikiye Abakorinto. Turasoma mu gice cya mbere, turasoma umurongo wa 4. Haranditse ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Turaganira ku ntego ivuga ngo ihumure. Ihumure ni ijambo rikoreshwa iyo hari ibibazo, amakuba, intambara cyangwa ibyago umuntu arimo kunyuramo. Aha niho umuntu ashobora guhumuriza undi. Aha rero turabona Pawulo intumwa abwira Abanyakorinto ati Imana iduhumuriza mu makuba yacu yose. Mu makuba yose cyangwa ikibazo cyose uhura nacyo, Imana ifite ibintu byaguhumuriza bikagukomeza. Ibintu byaguhumuriza bikagukomeza. Ibi ntabwo bivuze ko amakuba avuyeho, ahubwo bivuze ko ayo makuba ataguhagarika umutima, ndetse ko ushobora kunezerwa kubera ko ufite ihumure ry'Imana, ufite ibintu Imana yaguhaye biguhumuriza. Yandikira Abatesalonike, Pawulo yavuze ko Imana yaduhaye ihumure ry'iteka ryose. Ibi tubisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa kabiri ibice 2 umurongo wa 16. Ihumure. Imana yaduhaye ihumure. Yesu yagiye abigarukaho kenshi abwira abigishwa be, arahavuga ati nimuhumure ninjye mwitinya. Ahandi twumva avuga ngo nimuhumure nanesheje isi. Mu yandi magambo, Yesu ashaka ko imitima y'abantu iba mu mahoro, ko badakuka imitima, ko batumva ko ibintu byacitse, ahubwo ko bizera. Niba ubyumvishe ushobora kuvuga ngo amen. Impamvu Imana yaguhaye iri humure ni ukugira ngo ubone icyo ubwira mugenzi wawe wihebye, watakaje ibyiringiro cyangwa wacitse intege, kandi ibyo Imana yaguhaye biguhumuriza, bigukomeza, bigufasha, nibyo ugomba kumubwira nawe kugira ngo akomere, ahumure. Muri kino gihe abantu twese ku isi dufite ikibazo gikomeye cya virusi yitwa corona. Wowe unteze amatwi nagira ngo nkubwire ko abantu bizera Imana badakuka imitima mu bihe nk'ibi, kuko igihe cyo kwibuka icyo ibyanditswe byera bivuga ngo abantu hari aho bivuga ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo mbakirize igihugu. Ibyo ni Imana ibivuga. Imana ibivuga tubisanga mu gitabo cya kabiri k'ibyo ku ngoma ibice 7 ku murongo wa 14. Ibi birerekana ko abantu bitiriwe izina ry'Imana cyangwa bizera nabo bashobora kugira ingeso mbi, bashobora gucumura, bashobora gukora ibyaha, ariko baretse ingeso zabo mbi, bazihannye, bakicisha bugufi, bagashaka mu maso h'Imana, bagasenga, Imana yabumva kandi yabakiza. Hanyuma
ndashaka kugira ngo mbabwire mukomere, dukomere, twubahe Imana, dukore ibyo ishaka. Niba dufite ingeso mbi tuzihane, maze dusenge Imana ihagarike korona virusi. Kandi Imana irabikora pe, Imana irabikora. Imana yumva amasengesho, dupfa kugendera mu murongo Imana yatanze. Nitwa Twagirayezu Alex. Urakoze gutega amatwi ijambo ry'Imana. Imana ikurinde kandi iguhe. Haleluya. Ndagira nawe iminsi ibaye myinshi, icyo yavuze ntabwo gihera. Nawe iminsi ibaye myinshi, icyo yavuze ntabwo gihera. Imenya ibidukwiye mu gihe nyacyo, ntacyo yavuze ngo gihere. Imenya ibidukwiye mu gihe nyacyo, ibyo yavuze izabisohoza. Yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo, naho imisozi yakurwayo Imana idahinduka. ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo dutekereza. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo dutekereza. Si umuntu ngwibeshye iyivuze bikaba, ntacyo yavuze ngo bigere. Si umuntu ngwibeshye iyivuze bikaba, ntacyo yavuze ngo bigere. Yambwiye ntacyo nzaba turi kumwe nayo, naho imisozi yakurwayo bihinduka. Yambwiye ko